kuko amafaranga ni sevinga nonaha cyangwa se mbiku nzagutabara ejo. Save me now, I will save you tomorrow. Ikintu kimwe umuntu agomba kwibaza ku mafaranga yakiriye. Aya mafaranga agomba kuba arimo ibice bitatu. Yego. Ibice bitatu by'ingenzi. Kimwe cya kangahe cy'amafaranga winjije aba ari icya past. Yego, amafaranga winjije harimo igice cya past. Bivuze ngo iyo tuvuze ngo harimo igice cya past, ni igice ugomba kwishyura mu tudeni wagiye ufata mu gihe cyashize. Yego, wagiye urya tudeni, sinzi nk'umuntu wagurije amafaranga yaragushiranye ujya muri quartier urikopesha, iyo ni past. Bivuze ngo kimwe cy'amafaranga wakiriye, ese ni umushahara, ni ibihembo, sinzi n'amafaranga wakiriye, hagomba kuba harimo ibice bitatu. Icyo gice cya mbere ni cya past, bivuze ngo ni ukwishyura utuntu tw'ingenzi wagiye ugira gute ukoresha. Yego. Ikibazo cya mbere gikunda kungora, hari ukuntu buri gihe nakira amafaranga yakira, ariko muri makeya ibyo napangiye rimwe na rimwe bikangora. Ugasanga mbese ndayabonye ariko kuyakoresha ibyo napangiye bikabingora abahisi. Ese nabikora nabigenzane? Buri gihe ko nkunda kubona amafaranga ariko sinyakoresha icyo nayapangiye, nabikora gute? Nabigenzane? Okay, ubundi hari ikintu kimwe nkunda kubwira abantu. Ubundi ikibazo ntago ari ni gute nabikora cyangwa se n'iki nakora. Buriya no kuvuga ngo ikibazo ahubwo ni ninde ngomba kuba we watuma mbasha gukora ibi bintu. Kubera iki? Anytime umuntu atangiye ngo ni iki nsabwa gukora, aba yirengagije uwo agomba kubanza kuba we mbere. Uri kubyumva noneho? Yego. Okay, urugero, iyo mvuze ngo ndashaka gukina umupira, icyo ni kimwe. Ikibanza noneho ugomba kwanza kuvuga uti okay, ubundi umuntu ukina umupira ni buntu bwoko ki? Ni muntu cyameze ate? Yego, ubundi ninde mukinnyi w'umupira ubundi mba nshaka kubaho. Urumva icyo gihe urashaka gukina umupira, ariko kwitoza gusa ntibihagije, ahubwo umukinnyi yitwara ate, ameze ate. Mu gitondo iyo umukinnyi yabyutse akora iki? Ese anywa amazi, anywa ibiji, arya ibivuta? Yego, ese abyuka akora siporo za mu gitondo? Bivuze ikivuze ngo step ya mbere ntago ari n'iki nakora. Step ya mbere ni ninde ngomba kubaho unyemerera gukora ibi bintu. Reka nkubwira akantu gatoya. No kuvuga ngo hari step eshatu ubundi z'ingenzi, naranazivuze no muri video y'ubwashize. Step ya mbere ubundi ni become. Step ya kabiri ni do. Step ya gatatu ni have cyangwa result. Bivuze ngo mbere na mbere ugomba kwanza guhinduka. Ni gute noneho ahubwo ushobora kuvuga uti ni gute noneho? Ese ko ikibazo cyari ni gute nkoresha amafaranga, ni gute nakira amafaranga? Yego, sinyakoresha ibintu nagize gute nayageneye. Ubundi mbere na mbere ugomba kwanza kumenya ubundi amafaranga yanjye ngiye nakiriye. Ubundi amafaranga yanjye nakiriye ubundi nsabwa kuyakoza iki? Yego. Ugomba kwanza ukabyimenyera. Yego. Okay, ushobora kuvuga uti aya mafaranga hagomba kuvayo gusevinga. Yego, gusevinga for the future. Aya mafaranga agomba wenda nari narapanze ko muri ukwezi nzagura imyenda. Gusevinga, kugura imyenda, yewe sinzi ngo sinzi ngo no gusohoka nyine ibintu nk'ibi nyine by'abantu arasohotsa guza imyenda guza ibiki byose. Yego. Bivuze ngo ikintu kimwe umuntu agomba kwibaza ku mafaranga yakiriye. Aya mafaranga agomba kuba arimo ibice bitatu. Yego. Ibice bitatu by'ingenzi. Kimwe cya kangahe cy'amafaranga winjije aba ari icya past. Yego, amafaranga winjije harimo igice cya past. Bivuze ngo iyo tuvuze ngo harimo igice cya past, ni igice ugomba kwishyura mu tudeni wagiye ufata mu gihe cyashize. Yego, wagiye urya tudeni, sinzi nk'umuntu wagurije amafaranga yaragushiranye ujya muri quartier urikopesha, iyo ni past. Bivuze ngo kimwe cy'amafaranga wakiriye, ese ni umushahara, ni ibihembo, sinzi n'amafaranga wakiriye, hagomba kuba harimo ibice bitatu. Icyo gice cya mbere ni cya past. Bivuze ngo ni ukwishyura utuntu tw'ingenzi wagiye ugira gute ukoresha. Yego. Bivuze ngo hari utudeni urimo, hari abantu bafite amafaranga gake gake, none ugapanga utoke aya mafaranga yagabamo ibice bitatu. Igice kimwe ni cyo kwishyura amadeni.
ushobora no kutishyura amadeni yose ukishyuramo make make. Yego. Noneho igice cya kabiri gikurikira cyangwa se kimwe cya kangahe cyayo wagennye akaba ari icya present. Yego. Nituvuga igice cya present ubwo nuvuga ngo ni aya mafaranga gusapotinga mbere yo kukundi kwezi kugera. Yego. Harimo kurya, harimo depasse expenses zo mu rugo na saving irimo. oya saving ubwo ntabwo turayigeraho. Okay. Ubwo twabanje ku gice cyo kwishyura. Yego. Tujya kwishyura past. Igice cya kabiri cy'amafaranga wakira none ni present. Aya ngayo uhahisha, aya ngayo utegesha sinzi ahamugiye, aya ngayo utuntu twugutunguye ubukoresha. Icyo ni cyo gice cya kabiri cy'amafaranga wakiriye. None igice cya gatatu bakita ubwo igice cya gatatu ni icya future. Ni icya future none harimo future, harimo saving plus investment. Umuntu wese uri buze kugira ikibazo waza kwandika muri comment cyangwa se ukavuga ku cyo ushaka ko tuzaganiraho cyangwa se ku kiganiro tuzabakorera tukakivugaho. Ikindi kintu, abantu 70% by'abantu bakurikirana ino channel ntabwo bakunze gukora subscribe. Niyo mpamvu unkoreye agafeva ushobora gukora kuri subscribe cyangwa se ukandeba subscribe button. Ibyo byatuma YouTube yaguka kuko yaguka niko natwe turushaho kubategurira ibiganiro byiza bizagufasha kuzamura mindset yawe, tukazahora warabaye umuntu wa danje. Munda like zanyu, munda comment zanyu, ndabakunda kuko amafaranga ni saving nonaha cyangwa se mbiku nzagutabara ejo. Save me now, I will save you tomorrow. Yego. Ubyumva? Bizenga igice cya gatatu cy'amafaranga wakiriye ni cya future. Future kubera iki? Kubera ko ntabwo uzi ikibazo uzagira, ntabwo uzi niba ushobora kurwara, ntabwo uzi boro ushobora kugwaho wenda nyine ubona ikeneye amafaranga kandi irunguka. Ibyo ntabyo uzi. Bivuze ngo ukeneye saving plus investment, ariko ntabwo umuntu ashobora gusave, ntabwo umuntu ashobora kuinvestinga atasavinze. Ibyo uzakwinvestinga no gushora, ibyo uzashora no kubera ko hari ibyo wabitse. Ese nibo nta bantu baguhereza amafaranga ufite? Nibo mu rugo iwacu nta kintu bafite bazama amafaranga yo gushora se? Bivuze ngo amafaranga nshora navuye muri nge. Bivuze ngo niba navuye muri nge nayo nagiye mbika ya yandi yo gusavinga. Birumvikana. Yego. Ubundi baravuga ngo 20% nayo gusavinga. Yego. Gusavinga no kuinvestinga 20%. None uba ufite uburyo bikoramo, uburyo ushora, mushobora gushora 10 muri saving n'10 mu kwizigama. Yego. Ubwo ahubwo 10 kwizigama n'10 gushora. Yego. 10 by'amafaranga winjije. Ubwo byose hamwe bikaba 20. Andi mirongo ubwo twafashe 10 andi 80 asigaye. 50 ubundi bavuga ko 50 nyine ni expenses zose. Ushobora guhana 50 cyangwa 70. Yego. Andi asigaye akaba ari amafaranga ari bugenda ko rutundi tuntu. Yego. Bivuze ngo ikibazo cya mbere ni ukwibaza uti se amafaranga yanjye ko buri gihe iyo nakiriye amafaranga birangira nyangije. Yego. Icyo kibazo nacyo nkunda ko kibaza cyane. Ni iki nsabwa gukora kugira nangize amafaranga? Yego. Yego. None icyo usabwa gukora cyita kizamo ikibazo kivuga ngo ibintu nsabwa gukora ubikora bameze ate? Bivuze ngo none uri kugana kuguhinduka. Yego. Buri uko ushatse gukora ikintu utahindutse cyo, ubwo ushatse gukora nyine gukora gusa utahindutse uwo muntu ukora ibyo bintu birangira byanze. Niyo mpamvu mu gitondo uzasanga umuntu abyuka yapanze gukora siporo akazikora uyu munsi, ejo kuwa gatanu siporo zikamunanira kandi yazishakaga yatangiye avuga uti wanagiye gukora siporo undi muntu nawe agatangira uti ngiye gusevinga, undi nawe agatangira uti uyu mwaka ibintu ngiye gukora, ariko bikarangira bipfuye. Ikibazo ntabwo ari what you do, ikibazo ni who you become. Icyo nicyo kintu ushobora kubwira. Yego.